Bakunzi ba Saibu TV, mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Njyewe tugiye kubana aka kanya, nitwa Eli, nkaba mvuka mu karere ka Rulindo. Mu by'ukuri nkaba ngiye kubaganiriza ku buhamya bwanjye, ubuhamya bwerekeye urukundo. Mfite imyaka 37, urumva ko ndi bubaganirize. Tukaba tugiye kuganira kuva nkifite imyaka 20 kugeza na n'ubu. Ni ukuvuga ngo uko tuzajya tugenda tuvugana, iyi ni episode ya mbere, ariko ni episode uko zizajya zigenda zikurikirana kugeza iyo myaka yanjye igeze none. Murakoze kunkurikira. Twagiye. Ubwo nari mfite imyaka hagati ya 19 na 18, nibwo naje kumenyana n'umukobwa. Umukobwa twamenyanye yari atuye mu karere ka Gicumbi. Uwo mukobwa hari ikigo cy'itangazamakuru yakoreraga. Umukobwa ndamuhamagara bwa mbere kuri telefone. Ni ukuvuga ngo twari twarahuriye ahantu mu bukwe, so turamenyana, turibwirana, duhana nimero ya telefone. Tumaze guhana nimero ya telefone, ngeze mu rugo ndicara ndatekereza, ndavuga nti ese wavugisha Katia? Ndavuga ni Katia, niko yari yambwiye. Ndamuhamagara. Muhamagaye aritaba, ndamubwira ni Katia, amakuru. Ahita ambwira ngo ntabwo ari Katia muvugana, wibeshye nimero. Ntabwo ari Katia tuvugana? Ati yego, ntabwo ari Katia muvugana. Okay, ndavuga ni ubwo atari Katia tuvugana, noneho reka nze ndebe neza wasanga koko nibeshye nimero. Ndongera nsubira aho nari nayanditse, ndeba neza nsanga nimero niyo. Ndongera ndamuhamagara, arambwira ngo ntabwo ari Katia muvugana. Naje ndamubaza ese umuntu witwa Eli ntabwo umuzi, uramwibuka? Umukobwa arambwira ati yego. None se siryo zina wambwiye? Ati buriya nagira ngo nkubeshye nyine, nagize ngo ni bya bindi by'abahungu b'iyi minsi nyine wenda bidakomeje. Ati burya nakubeshye, izina ryanjye ntabwo nitwa Katia. Arambwira ati nitwa Nadine. Okay, ni byiza. Ndamubwira nti nishimiye kumenyana nawe, narakubonye, mbona ukuntu watwitayeho, nifuza kuba namenyana nawe mu buzima bwanjye, ukaba inshuti wambera inshuti mu buzima bwanjye. Sinzi nimba kuba waza mu buzima bwanjye hari ikibazo cyaba kirimo, sinzi niba kuba twamenyana hari uwo byaba bibangamiye, ariko ku ruhande rwanjye numva nawe byaba bibangamiye. Ni njye ni kare wo mu buzima bwanjye. Umukobwa arambwira ati murakoze cyane, ati nanjye nishimiye kubamenya. Okay, ubu twarakomeje turakundanamo nyine, turamenyana, turahura kenshi gashoboka. So haza kubaho ko uwo mukobwa aza kujya ngo yaje kumbwira ko agiye kujya hanze. Sinzi, yambwiraga ko ari famiye, akagiye kurwaza nyirakuru. Okay, ndamubwira nti nta kibazo,
ese ubwo uzagaruka ukinyibuka? Arambwira ati nzagaruka nkikwibuka, ariko hari n'igihe byazaza byarahindutse. Umukobwa yagiye ntanabizi, kuko ntago yansezeye, nta kintu yabimbwiyeho. Agezeyo amara imyaka nk'itatu ari hanze, ariko urumva ntago nari nzi umukobwa se, nta kintu nyine nari mbiziho, ntabwo nari nzi ngo azagaruka mu Rwanda. Noneho igihe kigeze aza gusa agaruka adafite nimero zanjye, arangije ayisaba umushuti wanjye. Yayisabye umushuti wanjye w'umuhanzi. Noneho ayimuhaye aza kunyandikira kuri WhatsApp ansaba imbabazi. Ndamubwira nti nta kibazo, njyewe ndacyari umusore, ubwo nari ngize imyaka 23. Ansaba yuko nazamusohokana. Mu by'ukuri ntago nari mfite amafaranga yo kuvuga ngo nasohokana umukobwa uri kuri urwo rwego, oya pe. Ni umukobwa wanywaga inzoga zihenze, ni umukobwa wari class. Ninkubwira umukobwa wari class, yari ari hejuru pe, yari ari hejuru cyane, ku buryo no kugendana nawe nabaga numva mfite igihunga, nabyita ko nk'isoni, nari mfite isoni zo kuba nagendana nawe, ntabwo yari kuri level yanjye. Mu by'ukuri umukobwa yansabye kumusohokana ahantu bita kuri Jambo Beach. Jambo Beach wenda ashobora kuba abatahazi, ni ahantu uca za Rwamagana. Ndamubwira nti rero nta kibazo, mu by'ukuri nari mfite ibihumbi 25, kandi umukobwa inzoga yanywaga wayizi, ntekereza ko Black Label, sinibuka amafaranga igura, ariko yamukundaga kunywa ni Black Label, sinzi ukuntu yitwaga, ngira ngo ni Black Label. Yashoboraga kubigura muri za 40 na gutyo, sinzi kuziguhera kuri 40 cyangwa 30 na bingahe kuzamura. Nkibaza se uyu mukobwa, urumva ko iyo nzoga yari narenze ubushobozi bwanjye. Njye niyo nari imenyereye ko yakundaga kunywa, nibwo yambwiraga, kuko siyigeze nyimugurira, kuko nta bushobozi nari mfite. Umukobwa arakomeza abimbwira, ndavuga mfata ya mafaranga yanjye nari mfite, ndamubwira nta kibazo, uze tugende. Ati tuzahurireyo. Numbaze, njye nakoresheje uburyo bwose bushoboka ngera kuri Jambo Beach, kuko nari mazi. Ngezeyo umukobwa aza n'indi modoka, ariko ngo yari umushoferi wari umuhaye lifuti. Araza, turaba turi kumwe. Mu by'ukuri umukobwa yakonsomye amafaranga, niyo hari wari kugurisha ibintu nari nambaye, bakabinkuramo bakabishyira ku isoko, bakabigurisha kumwe, uvuga ngo bagukuyemo inkweto. Mu by'ukuri inkweto nari nambaye nta nubwo yari kugura n'ibihumbi 3. Mu by'ukuri ishati nari nambaye ntabwo yari kugura na 2. Umukobwa yarakonsomye amafaranga agera mu bihumbi 127. Ngeze aho ntekereza ibintu byinshi cyane. Baduhaye fagitire ebyiri, kuva twagezeyo nka saa 4 za mu gitondo kugeza saa 9. Mwakabyara ibyanjye. Mu by'ukuri izo saha zageze, nta kindi kintu nongeye. Kuva saa 7 kugeza saa 9 maje kubona ibintu aho bigeze. Umukobwa yaranywaga ukagira ngo ari kwiyahura, umukobwa akanywa ukagira ngo sinzi nyine ikibazo yari afite, sinzi n'ibitabo yari yazanye, aratumagura, agira ibiki. Umukobwa aragenda ibyatsi. Nagira nti ndatashye, ati ntaho ujya.
umukobwa amara n'icyumweru. Twamaze icyumweru ahantu yari yishyuye inzu nta nubwo nari mazi. Imodoka yaraje iraza arambwira ngo nterura, wanterura ukankiza hariya imodoka iri. Ndamuterura. Tumaze kugera ku modoka, umushoferi yarambwiye ngo urabona uyu muntu mwari kumwe none urashaka kugenda umunsigiye. Ati jya mu modoka tujyane tumugeze mu rugo, nitumara kumugeza mu rugo hanyuma nawe ubone gutaha. Inshuti zanjye, koko nubwo bavuga ngo ihene igiye kubagwa irabimenya, ushobora kuba uzi yuko ihene iyo bagiye kuyibaga itabimenya, iba iri kubyumva ko igiye gupfa. Umutima warandiye, umutima urandya koko. Ninjira mu modoka ndavuga nti byanze bikunze nta kibi kiri bumbeho. Imodoka turagenda, tugeze i Rwamagana mu mujyi. Ni nabwo bwa mbere nari ngeze mu mujyi wa Rwamagana. Nta muntu mpazi, nta nubwo nigeze menya n'inzira n'imwe yo muri Rwamagana ku buryo yangarura i Kigali. Twarinjiye mu gipangu, barafungura, turinjira, nsanga ni inzu nziza. Imodoka yinjira mu gipangu, haje ndasohokamo, umushoferi amfasha umukopine wanjye, turamusohora turamuzijyana, tukingura kuri salo arinjira. Ariko banza yari misiyo. Twarinjiye tumushyira muri salo, shoferi arambwira ngo ntago ngo uyu muntu ngo we aratashye. Yarambwiye ngo we aratashye ngo mwiteho. Shoferi niba bari bafite imfunguzo, shoferi arafunga, aramfungirana. Izindi mfunguzo sinzi aho ziri, sinzi ngo bimeze bite. Shoferi amaze gufunga, imodoka ntiyanayitwaye, yayisize mu gipangu. Arangije arasohoka aragenda, afunga ku gipangu. Ariko mu by'ukuri nakuyeho rido, mbona hari indi modoka ihagaze hanze ije gutwara uwo muhungu. Nagumanye n'uwo musinzi mu nzu. Umukobwa yasinze atangira kunywa ibinini, agenda ajya mu cyumba akuramo imyenda, agaruka yambaye isume ariko agwirirana. Bavandimwe, ibyambayeho muri iryo joro, bavuga ngo ijoro ribara uwariraye. Kuri njye ni agahinda. Umukobwa yaraje arampagurutsa, ubwo yari yasinze, arambwira ngo
unjyana muri dushe, ndamuterura turagenda kuko ntabwo yari afite imbaraga zo kwitwara, nagiye nsa naho muteruye cyangwa se nabyita kumurandata, ndamurandata atangira kwinyarira, okay. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko umuntu wasinze atagomba kujya muri dushe ngo akarabe amazi akonje. Namukojejeho amazi akonje, ariko muri ibyo byose nari namaze kwiyakira, ariko mu kwiyakira nari niyakiriye ko ndi kumwe na shitani. Namaze gutekereza ibintu byinshi, umukobwa namushyizeho amazi ahita yitura hasi, afunguye amazi kuko amazi yo hejuru amanuka amuguyeho, umukobwa ahita yitura hasi asa n'uheza umwuka, mpita mukuramo muri dushe musubiza mu cyumba. Maze kumusubiza mu cyumba, byabaye yararyamye, na nyuma y'isaha arongera arakanguka, ariko kuri njye ijoro ryari ryabaye rirerire. Mu by'ukuri kubera inzoga yanyweye akanywa n'ibinini, ibyo bintu byamumazemo hafi icyumweru. Yambanye umusazi, arasara mu nzu, ibintu arabimenagura. Umukobwa mu by'ukuri ntabwo nari nzi iwabo, sinzi habe n'umuvandimwe we nzi ngo ndamuhamagara. Icya mbere, nanjye mu rugo ntawe wari uzi ngo ndi hehe, telefone ntabwo nari mfite telefone y'umuntu ndibuze guhamagara mu rugo ngo mubwire ahantu ndi. Yahise azifata telefone iyanjye niye, azihereza wa mushoferi. Iminsi 3, umunsi wa mbere byari ibibazo, umunsi wa kabiri nari ntangiye kwiyakira cyane, nari ntangiye kwiyakira ko nshobora kuba nashatse umugore, okay. Ntangira gukora akazi k'aho mu rugo, amafaranga yari ahari menshi pe, gusa ntabwo nari nitaye kuri ayo mafaranga. Umukobwa yatangiye kugenda inzoga zimushiramo, yarangije arambwira ngo erega ni njye nawe, buriya wanze kunkorera, tumaze iminsi 2 nta kintu nkorera, ariko akazi kawe ugiye kugakora. Arambwira ati ndabizi ko uri imanzi, ariko njye ntabwo ndi isugi, none rero ndashaka kuntera inda. Bavandi, naguye mu kantu. Umukobwa arambwira ngo tujye mu cyumba,
ndamubwira nti se wabaye uretse, arambwira ati nta yandi mahitamo ufite Eli. ndamubwira nti wambabariye nkabanza nkabitekerezaho. arambwira ati wowe ubwawe nta kwiyitaho ufite, njyewe nzakwitaho n'umwana uzambyarira. Uzanyitaho n'umwana nzakubyarira? ati yego. ati cyumva ni ukuntera inda. narabyanze. umukobwa nimara kubyanga ajya mu nzu azana ibirahure 2, asubira muri salo azana ibirahure 2, arangica arambwira ngo cheers. Murumva nk'umuntu twari dukundana ntabwo nari kwanga kuko nakanyweye ntangira kubura ubwenge. bya bindi byose namukoreye ndi kumuterura aba ari njyewe ubisubiraho. ni njyewe watangiye nawe atangira kubinyihorera, anjyana mu cyumba ankuramo imyenda. abandi mureke ncumbikira aha, tuzasubira muri episode ya 2. murakoze kunyumva. gusa wowe wumva ubuhamya bwanjye, uzakurikirane kugeza igihe imyaka ngezemo ubu uzumirwa. abasore mana uzatubaza byinshi. murakoze, mugire umunsi mwiza.